turabashuhuje. Ikinyamakuru Inyarwanda.com cyanditse inkuru ivuga iti Apotre Mignonne na Israel Mbonyi mu bamaze gusura no gufasha Theo Bosebabireba. Nyuma yo gusaba abantu kumufasha muri ibi bihe by'uburwayi bw'umufasha we, Theo Bosebabireba ari mu mashimwe yuko benshi barimo Israel Mbonyi, Apotre Mignonne Kabera, Street Foursquare Church, itorero rya ADPR aho asengera, bamugezeho ndetse baranamufasha. Mu minsi yashize nibwo umunyabigwi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana Theo Bosebabireba yasabye inshuti n'abavandimwe na buri wese wafashijwe n'ibihangano bye ndetse n'ufite umutima ufasha kumurebana ijisho ry'impuhwe. Icyo gihe yagaragazaga uburwayi bw'umufasha we bumaze igihe kirekire ndetse bumutwara amafaranga menshi kandi afite n'umuryango agomba kwitaho, harimo n'abana biga bakeneye amafaranga y'ishuri ndetse n'ibindi bikoresho. Yavuze ko ntako atagize ngo akemure ibibazo bye nk'umuntu w'umugabo, ariko yabonaga bimaze gukomera, bityo yiyambaza inshuti n'abavandimwe kugira ngo bamufashe kwikura muri iki kibazo kitari kimworoheye. Nyuma yo gutanga ubwo butumwa bukagera kure, bamwe mu bakozi b'Imana n'abahanzi bagerageje gusura Theo Bosebabireba ndetse baramufasha uko bishoboka. Kuri ubu umugore wa Theo Bosebabireba, Mama Eric, akaba akomeje gufata imiti, ariko amadeni bari bamaze kugira bakaba barayishyuye. Mu kiganiro yagiranye na Isimbi TV ikorera kuri YouTube, Theo Bosebabireba yavuze ko Apotre Mignonne yamuhamagaye akamubaza ingano y'amadeni amaze kujyamo, hanyuma arayamwishyurira ndetse anasagura andi mafaranga. Yagize ati, umuntu wa mbere wampamagaye ambaza ngo iryo deni ringana gute ni Apotre Mignonne Kabera, ampa amafaranga yo kuryishyura arenzaho nayo gusagura. Uretse Apotre Mignonne, umuhanzi Israel Mbonyi yohereje intumwa kwa Theo Bosebabireba amuha ubufasha bwe ndetse amubwira ko Mbonyi atari mu Rwanda kubw'impamvu ze, ariko nawe bifatanyije muri ibi bihe by'uburwayi bw'umugore we. Itorero rya Street Foursquare riyoborwa na Bishop Professor Fidel Masengo naryo ryitanze miliyoni yo gufasha umugore wa Theo Bosebabireba ndetse baranayamushyikiriza imbere y'itorero bamusabira ku Mana kugira ngo ikore umurimo. Umuryango wa All Gospel Today ubarizwamo abaramyi, abashumba, abanyamakuru n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, nawo mu bihe bishize wasuye Theo Bosebabireba n'umugore we urabahumuriza, ubaha ubufasha bwa miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Abaririmbyi bagize itsinda rya Ararum Ministries nabo bageze kuri Theo Bosebabireba kandi ntibagenda amaramasa. Umufasha wa Theo Bosebabireba yashimiye buri umwe wese wamubaye hafi muri iki gihe cy'uburwayi bwe. Kuri ubu akaba yarongeye kugarura icyizere cy'ubuzima ndetse abantu bakaba bakomeje kumusengera no kumufasha. Yagize ati, ndashimira buri umwe wese watanze ku mafaranga, hari n'abasengeye kandi nkashimira nuko babyakiriye bavuga ngo reka tumuvuze, bumva ko bafitiye ishyaka bashaka kombaho. Ni ukuri byaranejeje, nabonye imbaraga z'Imana zikorera mu bantu. Nyuma y'amezi 11 uyu mubyeyi arwaye, Theo Bosebabireba avuga ko n'ibisigaye bizeye ko bizakemuka kandi hari abantu benshi bakomeje kwitanga kugira ngo bamufashe muri iki gihe.